ese mama wawe niwe watumye ukunda muhoza ko ari waramwemye urukundo cyangwa ni wowe ubwawe mu mutima wawe? Nyine urabizi ko byagenze nanje kumwe mu rukundo, ariko bitewe burya namarira yiwe nagiye mbona bikaza bisanga nanjye n'ishuri nari mvuyemo mbafashe yokoyo noneho mumbwire buri nyimara kumwambika irameta yabyemeye akayambara hazashya ko akagata yambaye amahirwe yayanga. Yes, biba byiza kuri dukurikiye mu bice bigiye bitandukanye, nizere ko umeze neza mu bice byose uhereyemo. Turi kuri Tufazi collection, nizere ko umeze neza. Duhereye Nyamirambo musi ya Mezo Trezor, turi mu iduka ryiza cyane. Ndi kumwe n'umustar kuri kamera, uyu narakwatira nushaka kuba peperatoire. Ari kumwe na Tatine Teta, nawe ni ngombwa ko tumwakira mu kiganiro kuko hari byinshi agiye kubaza. Umuvandimwe turi kumwe kuri Tufazi collection na kuri Tufazi Ufite n'ubwa mbere mumubonye cyane cyane mumuzi mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane no kuri Kigali 250 ari sanga n'umusanga. Reka tubikaze, uratangira twibwira amazina. Nje baranze nago nayakwibwa, ariko ni Kaganga. Amazina ni Kaganga, no se ko banze ni Kaganga wa muhoza wanje. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bameze bite Tantine Teta? Meze neza tanu kwa tanu. Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi ni meza. Abadukurikiye namwe ndabasuhuje mu bice bitandukanye, subscribe, share na comment. Ni karibu muri Tufazi collection, tubambika neza. Niyo mba nambaye gutya kugira ngo murebe imyenda tugira ubwoko bwayo, ni myiza cyane. Ayamanitse nje nemeye. Okay, icyo twabwira COE naza kubona ino video, turamusaba ko n'imyenda y'abagabo azayizanamo kugira ngo n'abagabo bahageze nabo bisangemo, nabo tujye tubambika. Mwaje mubona abastari benshi baje bahanyura, ya Kamwana mwaramubonye, Muhoza Kaganga mwaramubonye, n'abandi benshi mukomeza gukurikira bazagenda batambuka. Muzamubona abastari bajya batandukanye mu minsi igiye itandukanye, tuyadusura abantu mu ngeri zose zigiye zitandukanye. Kaganga, yes, ni fresh. Nemo mubaza azazanemo ni abagabo nk'ubwo nakagombye kumara nk'agapantaro kameze fresh nkagacyura, iba n'agashati nyine kari fresh, none ari kuzana nyine n'utuntu tw'aba baby turi kuri style tumeze neza, ariko madamu wanjye ni hano n'ahandi. Ubuyobozi barabyumva. Samubonye? Yubahwe. Namubona sinamubonye. Shaka kabisa. Ariko ngo arakomatinze. Bivugwa? Byari hatari kabisa. Ubwo rwanye mwamugize umusiramu. Haragoze urumva ko kone yambaye imyenda y'Islam, ahubwo nawe nta nibyo yari yambwiye. Njemo hano. Je nabanje kwikangamo. Ndavuga none isi yake n'ibiki yakoze. Ndamuhamagara nubwo se sheri byagenze gute ko wari wambaye imyenda y'Abasilamu? Ngo nyine sheri nyine n'ikiri nk'abantu bakundana, tubigana ku ruhande nsanga nta kibazo tumwe. Okay. Niki cyaguteye noneho kuba wicaye hano waje kugira ngo udusure muri Tufazi Ufite? Impamvu naje nagane na nyine ambwira ko namajese ahantu wambare ni hehe, arahansobanura. None ndavuga ko ndi muri Kigali, reka mite nsimbukirayo ngane n'umuvana umbwati kabisa wakoze neza kwambika umugore wanjye, wubahwe Nyagasana guhumugisha akira n'ubundi n'umugisha rwose ndagusabira. Ya kabisa yagize neza cyane, yaramwabise. Byari neza. Ahantu kabisa narakunze cyane. Ntago ne kumara iminsi yose narazanga ngo basi mushimire nk'umuntu witaye ku mugore wanjye akamwambika neza akaberwa. Inshuti zawe kambwira ati madamu wawe yambaye neza sana. Kabisa agize neza. Ni Kaganga arimo aragenda avuga byinshi nyine byamushimishije. Tuje kuganira byinshi byatandukanye kuri Kaganga, ariko Tantine Teta hari byinshi ashaka kuza kukubaza nk'uko yansabye ko mugomba kuzajyana ikiganiro. Aka kanya twibutse abadukurikiye ko Tantine Teta muzamukurikira mu biganiro byatandukanye, cyane cyane by'ingo, uko zubakwa, ko umugore afata umugabo, ko umugabo afata umugore, n'ibindi byinshi bitandukanye. Mu gihe muzajya mutwumva mudukorera share, like, subscribe kugira ngo mukomeze mugende mutubana hose. Ushobora gukurikira Kaganga to love, urakana subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo nawe umenye byinshi byo gukora. Cameraman ngira ngo mu rwego rwo kwakira abatumirwa bacu no kubaha agaciro,
ibi byose nabwo baba bagomba kuba handitseho kaganga to love, ndabona hejuru harimo udutima n'iki, ariko kaga yes tuziranye nayo tubigira byaje kugira ngo uyishinge uyite kaganga to love. ni ukuvuga ngo impamvu nyine biriya byose nabajwe mu rukundo cyane 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 pe. narize niga nahereye muri nasari ngera muri mido no muri top, ngera na primaire, ngera na secondaire na kaminuza. urumva ko nawe ndavuze reka nyifungure nk'abasore n'abakobwa tujye tugana ku bintu by'urukundo, turebere hamwe ku bibabaza mu rukundo, ukuntu bibabazanya, ese n'undi mukobwa warabajwe mu rukundo tuganire, atuganirize, kuko naje kuransanga ni nk'isomo mbega byakwigisha urubyiruko rwinshi cyane, kuko ni ibintu bibaho kubazwa mu rukundo. niyo mpamvu nari nayifunguye kwa ngo njye nganira nabo, nta muntu udakunda erega. Ako muri minsi mwana ufite inzobe, agasatsi, zorofoti, muhoza arimo arakora akazi. Byabura gute se ufite umuntu kwitaho? Ariko mumwe muratubeshya abantu mugatera amavi mugatanga ngo mwakoze ubukwe kumba ari indirimbo zayo mugiye gusora. Yaratubeshye yego cyangwa ho. Nyine biriya ni navuga ko ni muri industry nyarwanda ntago ari ugutwika. Si ugutwika burya hari igihe umuntu avuga ijambo ariko anytime ugasanga kuko birabaye. Birabishaka kuba biri kuba muri icyo gihe ugasaba kuvuga ngo ni ugutwika, ariko ibyo avuga nibyo. So Tantine Teta, ndashaka kubaza ikintu kimwe. Ushobora kwemera yuko umusura ashaka kugupfukamira akakwambika impeta kandi mutagiye gukora igikwe, babyemera? Byaterwa n'icyo dushaka kugeraho. Muramutse wenda mushaka gutwika, wenda hari ibikorwa byayo mushaka kwamamaza, kandi nyamara iyo mpeta numara kuyambika hari washaka wagukunze, wenda ashaka kuzavuga ko yagukunze, wenda yakwera umugabo yamara ko kwatewe bagutereye ivi bakakwambika inuzi impeta ugasanga urahombye. Ibyo ngibyo ni izihe ngaruka zibamo zitari nziza cyangwa nziza kuri ibyo ngibyo mu gutwika by'ukuri cyangwa bitari byo? Njyewe uko mbibona, uwo nguwo wankunze cyangwa se duri kumwe, nimubwira ati tuvuge mfite nka bijuteri, umukiriya araje ngomba kuba representable ya bijuteri yanjye, nta kibazo kuba yatera ivi tukagira kuba yatera ivi nyine tukereka public ko wenda hari ukuntu umuntu arambura nka box karimo impeta agatera ivi nyine. Iyo foto kuyifata ndumva nta kibazo, niyo yakwira isi yose. Oya, ntabwo ari byo nyine turi kwamamaza cyangwa se turi kugira ngo business yavance. Kubimubwira icyambere ni ukuganira n'umuntu wawe, nimba mwaganiriye mukumvikana wowe wakavansa n'akazi. Okay, kaga kurara rwaye nk'umuhungu ibyo birakwiye? Ibyo bintu ntago bikwiye rwose, reka igikwiye. Urabona ko muri iki gihe icyo gihe abivuze gutyo gusa nyine nuvuga ngo ngiye kukubona ngiye kuza nyine ndi kugusenya. Yes, ni ukuvuga ngo muri iyi minsi hari ibintu umuntu atagomba kuba yakinisha. Buri kintu cyo gutera ivi ni ikintu kiba gikomeye cyane, kandi ntabwo ari ikintu ubona ko no muri social media isiyaka uba wahabaye n'abandi banyamakuru. Ese nindamuka mbikoze nk'undi mukobwa akayibona, ubu se nzajya kumuganza mbwa ati naratwika gasheri? Ibyo ntabwo ari ibintu rwose, ntabwo ari gutwika. Uri umuntu niba hagacira ikintu ugiye gukora, sibyo? Niba unakina na filime ngo ni filime, no muri acting ngo ndactinga gutya bitaza kwica izina ryanjye. Ibintu bikuvuga ngo ugiye kuba wakinisha ngo utera ivi ari ibintu byo kubeshya. Icyo gihe nanjye ubwo ni intera ivi ku mugore wanjye batingiye kumwambika impeta, bizagaruka kuvuga ngo twari ugutwika, kandi ari ibintu bimvuye ku mutima. Kuko impamvu mbivuze gutyo, nindamuka ngiye neme kuba natera ivi kuri social media, ntago ngewe uyu mutantine ntago naza kumuteta mbwa ati ngo nyine ngo birango byari ugutwika. Ntago ibyo yabyumvisha. Yes, yego. Rero nta gutwika kubamo mu gutera ivi. Abanyarwandakazi ntago ibyo tujya tubikinisha, ni ikintu gikomeye cyane, abari nk'igihango. Ababikora bumve ko umuntu kamwambika impeta ati uziko umushyizeho gasopo nta wundi muhungu wanamuteta. Atansiyo, urumva bakwambitse impeta bakubeshya, nta tansiyo bagushyizeho, uratwika umunsi umwe wikize n'imyaka myinshi cyane. Okay, go. Ariko njye nyine ntago mbyemeye. Renzaho kugira ngo dushyire mu murongo w'iki. Okay, ibintu yavuze nibyo abakunzi badukurikiye.
ariko njyewe impamvu ntari kubyemera 100%, arabizi ko ndi umukinnyi wa filime. Ako kantu nyine umuntu twadetsindenganye n'umuntu agomba gutera ivi. Iyo foto irafatwa, iyo video irafatwa, isakara ahantu hose. Yabyemeye twabivuganyeho n'uwo musheri wanjye uri real nta kibazo. Hari utaraza, hari umusheri utaraza utazwi wagukunze ariko watinye kukubwira ati ndagukunda. Bizagenda bitazahita yamanika se cyangwa kugukunda. Ntituvuge uriho, ushaka gukunda ko wundi uriho urimo urakora biriya abatari bo koko. Ese ubundi reka nkubwire Kaganga wenda amaze igihe mu rukundo. Ubundi kugira ngo ukunde umuntu ugereho uvuga ati noneho byawe official buri wese abimenye, haraho muhera ku buryo anakumva nashutinze filime nakoze iki sheri ni ibingibi wamusobanuriye. Icyo gihe nta kintu yakubwira ngo bireke, kandi amafaranga ari buvemo mufite ukuntu muyakoresha muyajera. Urukundo rwanyu ntabwo rwahereye uyu munsi, urukundo rwanyu rumaze igihe kugira ngo wo kundura mukobwa ujye unabivuga ahangaha tubyumve, ntabwo ari imikino, uri serious. Bivuze ngo rero nimba uri no gukina ikintu gutera ivi ntabwo ari ibintu navuga ko byatuma njye nawe dushwana. So reka tubiveho aho ngaho, habwirwa benshi bakumva bene byo, abatwika mutwike, ariko nyuma yaho Kaganga bivuzeho ingaruka muzazibona. Ushobora gutwika uno munsi ugakundwa, ariko imyaka n'imyaniko bikazakugiraho ingaruka. So Tati, ndagira ngo hari icyo ngiye kubaza Kaganga tuganireho, nawe aragira umwanya wo kumubaza ibyo ashaka kumubaza. So Kaganga, igikwe ryari bimeze bite? Abakunzi banyu bategereje ikintu kimwe cy'igikwe, cyo ni cyambere, none cyuza kubanzirizaho unambwire mu mazi iminsi we namuhoza mutaboneka mu rukundo, mutari kumwe, mutagaragara, posta zanyu kuri status, kuri Instagram, kuri Twitter nago tukizibona. Bimeze bite? Mwaba mwihugiyeho cyangwa mwaba hari ikintu kirimo kiraza mukunda? Ya no kuvuga ngo ku bintu ibijyanye n'urukundo, iyo ugiye mu rukundo ugakora n'umukobwa mukamufite nuza bijo zo kunyine muri gupanga kuzabana, hari ibintu byinshi nkanjye umusore bane ni ndi gutega imbere kuzuba ku rugo, mba ngomba kubanza kuba nategura. Niyo mpamvu ibintu byo kuri social media nsa naho ndi kubigabanya cyane kwa ngo ahubwo nkore nshaka ikintu naba ndi gukora kimujije nyine kijyana n'akazi kugira ngo nshaka amafaranga ibintu bizagende neza. Niyo mpamvu abafana banje baderuka kuba bambona kuri social media ndabuze cyane mu bijyanye no gushaka nyine amafaranga kugira ngo igikwe kizagende neza kabisa. Hari uruntu rurimo ruragenda ruduhumurira cyangwa rudusanisha ko muri uku kwezi kwa 8 cyangwa kwa 9 amateka yaza kuba yaba amateka. Urukundo rwawe na Muhoza bimeze bite? Urukundo rwanjye na Muhoza rumeze neza cyane, turimo turagana n'imiryango hafi aho ngaho kugira ngo turebe ese nyine ubufasha buvuye kuri bo, ese twakora iki. Nyine barimo baramenyunganiza yaba mu bitekerezo mbega no mu bikorwa kugira ngo ibintu byanjye bizarushaho kugenda neza. Bitabaye bitinda bishobora kuzaba nako nzababwira, kuko hari indi nama nshaka kubanza kuzakora yanjye na Muhoza n'imiryango y'iwabo, twese turi hamwe tukarebera hamwe ikintu tugomba kuba twakora ibintu bikaba sawa. So nako ngako kakanyuzemo nagira ngo mbikwibarize bumvishe. Tantine Tita, ufite umwanya wo kugira ibyo ubaza Kaganga mu minota mikeya ku byo wifuza kumubaza. Muhoza ari imbere yawe, abumuce byinshi, abantu bose bari hano bafashwe n'intimba ku mutima, ariko byibarize noneho mugabo. Gusa icyo nibuka ni ikintu avuze ati nahuye n'ibibazo, nanyuze mu bibazo, nagiriwe nabi, ariko ndifuza ko Kaganga wanjye munsi ya mbere umugabo azasibanganya ibikomere biri ku mutima wanjye. Yabivuze ushaka kumubaza nawe mubaze. Okay, mu rugendo rwanjye rero kukubaza uyu njyewe inkuru narayumvishije yose, ahubwo nyine biratangaje. Ntabwo ushobora kumva ukuntu umukobwa ukuntu bagiye bahura, ukuntu ibibazo yagiye ahura nabyo ni birebire. Ahubwo igihe kintu nshaka kukubaza, yaragukunze ukicisha ku ruhande, abadukurikiye cyangwa abasore nkawe ukuntu wowe ubundi hari ahantu yigeze kuvuga ngo mama we niwe wamuteye ubunyabugabo gutuma wowe umukunda. Nibyo cyangwa nibyo nashaka kwibariza wewe wenyine? Tatine aragufana ese mama wawe
niwe watumye ukunda muhoza ko ari waramwemye urukundo cyangwa ni wowe ubwawe mu mutima wawe? ni ukuvuga ngo biriya nibyo mama nawe hari akantu yanyunganiyemo cyane. urazi nk'abasore, hari abasore usanga bakunda nk'ababyeyi babo cyane. urazi neza ko nanze no kujya hanze kubera mama, ariko namuhaye igitekerezo mvuga ati se mama, hari umukobwa nkundana nawe wita Muhoza, nifuza kuzabana nawe. ariko mbimubwira nzi ko aratambwira ati uwo mukobwa ameze gute na gutyo, ko byose namusobanuriye. wenda mvuga ngo aratambwira ngo nguriya mwana ngo wapi, ngo ntabwo nca ibi nyine byinshi byo kuba wenda ashaka umunyangisha. nawe avuze ko nta kibazo, ye baba we nabyibushye magaze. nagiye kwa numva mbega hari akantu kiyongeremo muri ngewe. niyo mpamvu mvuga ko nawe ari mu bantu bagize uruhare rwo kuba nyine banira amotivantage noneho yo kuba namukunda 100%. rwose ndabyemera cyane. ikindi kintu rero mbwira abandi bantu, wenda njye ni babiri maje guhura, umukobwa twarahuye n'umuhungu twarahuye, ariko mu by'ukuri ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu umuntu ibintu byatangiye nyine, ndakeka mwari muri nko gukina, ariko ubu byabaye true love. muri kaganga true love. ubu ngubu noneho uretse no kuvuga ngo bizaza binyura kuri channel zigiye zitandukanye mu barebe, none baranakundana n'ubusanzwe. gute wakunze umuntu nibyo byose nyuma y'inkuru zamubayeho? ntabwo abasore bose babyumva. abasore bose nyine umuntu wese aba yumva ashaka kukwiharira we wenyine akubanze. wowe gute wamwemeye nyine na biriya bintu byose byamubayeho? kandi afite n'uruhinja n'ibyamubayeho, kubyumva biba biteye wenda agahinda. aho byaje gute mukobwa kwagira ngo uvuge ati ndemera umwana na nyina, nyiregeze ibyabaye? bitangira buhoro buhoro. ni ukuvuga ngo urebye mbega warabibonye urukundo rwanjye, kugira ngo basi njye kuba nakundana nawe uko byari bimeze urakuzi, byabanje kwanga pe, bibanza kwangararira. ndamubwira ati njye nawe nshaka gukundana kuko niyo maze kubazwa mu rukundo, nari ngifite igikomere ku mutima wanjye, niyo maze guterwa n'umuntu twakundanaga. sinshaka no kumuvugaho cyane ko iyo mbivuzeho cyane bintera nyine amarangamutima araza, amara akaba yaza, ko ntabwo ibyengeye mbishaka kwenda nabigeraho. ubwo nyine urabizi ko byagenze, nanje kumwe mu rukundo, ariko bitewe burya namarira yiwe nagiye mbona, bikaza bisanga nanjye n'ishuri nari mvuyemo by'ukuntu umukunzi wanjye nari nakunze cyane nawe yari amaze kumbabaza. ndavuga urukundo, narababajwe cyane, nta mpamvu y'uko nshobora kuba nafata Muhoza ngo nanjye mbe namubabaza, kuko nibyo bimaze kumbaho. uko naraga ndakuzi, uko nirwaga ndakuzi no mu buzima busanzwe. Muhoza warebonye akomeje kumatiriza, aramatiza biranga, hari naho nari namusekuye rwose, nari mutimbuye, ariko ambabariye cyane, kandi n'abafana banjye bambabarire. cyari igikomeye nyine nari mfite ku mutima wanjye. byagezeho nyine uko nganira n'inshuti zanjye na comment z'abantu ngenda nzigenderaho, zigenda zinyubaka, nabo ndabashimiye cyane. niyo mpamvu naje gufata solution yo kuvuga ngo basi reka mise kamwe, ntabwo nshaka kuba namubabaza, nanjye mukunde nkuko yaje ansaba urukundo. ntabwo nshaka kuzamubaza ngo wenda aba yahangayika cyane nkuko nanjye naba nabajwe mu rukundo. ubu tuvugana ni umugore wanjye, yaraba byanyabyo 100%, ariko ni umugore wanjye. Imana izabigufashemo, ni byiza. mpamvu mvuze ngo ntago nkwinjire ngo ntago ari umugore wa 100%. umunsi wamwambitse nyine ka kaboro n'igiko kikaba aruze tuvuga ati cya mbafashe yokoyo. noneho mumbwire, buri nyimara kumwambika irameta yabyemeye akayambara, hazashya ko akagata yambaye samahirwe yanga Tati, ndimo turasoza. ntabwo yabyanga. Urabyumvishe? ntabwo byoroshye. Ari ikibazo ufite cyangwa wenda wamushimira ku byo yaraga cyane ku bakunzi badukurikiye, namwe mukorere subscribe, share na comment. Kaganga yaciye mu bintu bitoroshye, n'umukunzi we nawe yaciye mu bintu bitoroshye, barahuza, bakoze ibitangaza. nta muntu wapfa kubyiyumvisha, ni ibintu ubuzima baciyemo bombi, ariko ubu ngubu bahuje ibiganza, bameze neza.
ibintu byose ni ukwicara mukabiganiraho. Ibintu byose mu rukundo ni gake gake ibintu bigenda biza. Ibintu byose mu rukundo bisaba umutima ukomeye no kwihangana. Yagize ukwihangana n'umukobwa agira ukwihangana, ubu noneho ari kumwitana madamu kandi ntago turabona igikwi. Urumva ko bigeze ashimishije, bigeze kuri rwa rwego buri wese yumva ko afite ishyaka ryo kubana n'undi. Kaganga wowe rero felicitation, muzakomerezaho. Muzana dushyigikire da. Turemanye no kuri kamomo n'iki muduhereze n'akantu. Noze ibitekerezo gusa. Nabyo bari byiza ko nyine unyuzamo nta kiba kidakenewe, si byose. Sanze kuvanga bari babango baradukunda kandi bigahera ku munwa ni barahari rwose, barahari nyine batubwira ati turabemera, yego muratwemera. Tanti, reka dusoze ikiganiro cyacu. Turi muri Ufite, turi kuri collection ni munsi ya Maison Trésor. Ngira ngo twabaye kimenya bose dore ko n'abastari benshi bamaje kuhagera. Nanjye narahamenye. Kagabo rero yaje no tumwiteguye kumuremera nta birenze. Twagira ikintu tumufasha wenda nko kwambika abantu bo mu kirori, twabikora nta kibazo. Kubita ku ngigwe. Uyu munsi nyine turaguha akagift uri ushyire sheri wawe. Wow kabisa ebana. Kama yure cyane murakoze cyane. Barandemeye. Abandi bantu bari nyine abandi bantu birimo biraza. Biriko biraza mugane wo mu rugo. Biriko biraza kabisa. Umva urakoze cyane. Gake gake. Wenda twasoza icyo muremera tukishyira kuri kamera cyo kiza kuza nyuma ya kamera. Nta kamera rwose. Niyo twakaguha. Kwisubira nyuma. Bakunzi ba Kigali 250 turi muri Ufite collection. Wow. Nakamadamu. Muyobozi wa Ufite collection turagusaba imyenda y'abagabo kabisa. No gushaka ukuntu naza kukamushyira neza surprise. Haga. Ariko mwana, nange muzame. Siko nawo n'abandi bantu tugiye barabaremera bakaba. Ikanzu n'umushitande wayo. Ikanzu n'umwitandiro nyine byose. Rero n'umwitane n'ikanzu. Ariko muhoza yari yambaye neza cyane. Yari yambaye neza. Yaraje nyine tumukoraho riraka muri Ufite collection. Byose tuba tubifite nta kibazo. Ibi bintu gutya neza ko bihinduranyije dore oya shabireke wapi bireke gutya nari umva nukuri urakoze cyane nanjye nukugenda mvuga ati sheri wanje ndakureme igye najye nyine njye nagiye namubwira ati bamaye ubutumwa barambwira ati ubutumwa ni wowe turabuguhaye ushyire madamu wawe kuko twarabakunze mwese. Ariko sha reduka ryazigiye byaje gusubiza ibibazo abantu bose bari bafite. Niyo mpamvu wayakunda akajyana hose ujya kwipfunyikira kamera mawe nane nanjye nari akuzanira kamera utatine teta kaga noneho ndendana nzakagendana ngo agakiza kimana apewe yebabusha ase ubu ngubu ko nangiye kubona imirabyo nkuba zitarakubita hazashya reka mukubita amago noneho nyamuna kuvuga ngo imbere ni heza. Wenda mu gihe Kaganga barimo baramutegurira wenda buryo bamupfunyikira atati baza no kumupfunyikira ngo nadusoza ikiganiro cy'abendira iminota aragupfunyikira byawe ntiyabiguha icara byawe ntiyabiguha icara turaza kukamuha hari ababishinzwe nasohoka Kaganga turashoje wenda gira ijambo uvuga rikuri ku mutima hanyuma dusoze. Hano ni mu rugo Kigali Ufite turabizi turi imbere cyane hanyuma ibindi dusoreza. Ndamushimiye cyane kubw'umutima w'urukundo ni umufana wacu ndetse n'abandi benshi cyane bari mu bihugu bigiye bitandukanye ariko hari aburuse cyane benshi abanyamahanga bamwe na bamwe arabaruse none se nyina n'abana abanyamahanga nabo barahari ariko babana bafite umutima kimuntu barahari bafite umutima abandi ndabasuje mwese abazi ko abamba hafi cyane ndabasuje nyagasana abandi namwe muri benshi cyane ntago navuga amazina ngo barangize ariko urakoze cyane mu banyarwanda n'uwa mbere mbonye umbwiye ati akira akantu ushyire madamu wawe si uko yakamuhamagaye akakamuhereza
ariko urumva ko hari icyo bivuze ko bavuga ngo reka nkaguhereze we Kaganga ugashyira madamu wawe. Hari ikindi kintu nyine cyiza cyane mbega we yashatse yatekereje, sibyo? Ndagushimiye cyane kubw'umutima w'urukundo ufite. Niba ufite n'abana simbiza ariko uzamuze nabo basi nabo twibere n'inshuti. Baracyari umukobwa, nta kibazo tuzagusenya nawe uzakore igikwe. Maisa muravuga ngo alhamdulillah rabbil alamin wa salatu najari min muslimin. Mbugira ati amin. Amin. Okay, tanti wakoze ngira ngo abakozi b'ikiganiro cyawe bajye bakomeza gukurikire. Mumva inama inyunganizi babwira kandi icyo twabwira Kaganga nabazagutumiriwe hanyuma ubundi nta gikwe. Ndamutumiye ko Murakoze namwe kubona abanye namwe. Subscribe, share na comment. Nikaze muri Tufasi Collection. Duherereye hano Nyamirambo munsi ya Maison Trésor umuhanda ujya Sanseneke. Nimero zacu ziba ziri kuri screen aho hasi. cyane. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Tufa Collection. Tufa Collection ni iduka. Tufa 250 ni YouTube channel, gisure ukore subscribe, like, share and comment kugira ngo ibintu byawo bigurusheho kugenda neza, kandi nanjye muzajya mbona n'iki yaba igikwe n'ibindi byose. Turabakunda cyane, sinzi niba nawe ikintu bababwira. Nawe ndabakunda cyane abafana bacu Turabakunda cyane. Subscribe, share na comment. Ibiganiro byacu bizaza bihora bicaho mubibona bitabagoye. Bugiye ukora subscribe, share na comment nta kitakizaho nta kibazo. Tanti wakoze? Mwakoze cyane nawe. Mbanza ngamusaba nk'akantu kamwe. Yes. Umuntu ukoze igikorwa nk'iki ngiki cy'urukundo nanjye icyo ni musabye aka kanya, sinzi niba nakugoye, mu cyubahiro cyawe nshaka ko wazaza ku munsi wanjye napanze madamu atazi ko kuba namwambika impeta nawe ukazaba uhari. Murakoze. Ndabyemeye na ikirori sinacikwaho. Ego komana. Muzajyamo umuntu kuri Kigali 150 muzamubibona. Nibibana ngombwa uwo munsi tuzahuza imirongo na Tufa 250 zabihari kugira ngo mukomeze mukurikire uwo muhango uko umeze no kuri Kaganga live bizabinyuraho bitambuka. Ubundi ahirere mwumva ibyo binyamakuru bitatu zabyahateraniye hanyuma tugende dukora icyo bita umuti. Mwakoze. Murakoze cyane Siaka manager. Turabashimiye abakozi ba Kigali 150 subscribe share ndetse na comment. Turabashimiye abakunzi ba Tufa 250. Nizere ko mwakoze gutya ikiganiro twagiranaga na Kaganga ndetse na Teta Tantine Teta ni Kigali 250 ni Tufa 250. Nizere ko mwakoze gukomeza kudukurikirana no ukanda like subscribe hose muri ibyo binyamakuru byose twagiye tuvuga. Turabashimiye cyane. Uwiteka abane namwe. Of course mwenyewe nitwa Gacu Isiaka Maranye umugabo udakina n'abantu ukina nababi. Ciao ciao.